aba VIP nariho ndacekinga Robinhood yanjye ni app nkoresha mu bintu byo gutrading ama stocks mbona ikintu ndavuga nti ngomba kwisharinga n'aba VIP kubera ko ndabakunda cyane so dutangiriye pandemic ya corona nashize amafaranga muri company yitwa Zoom. Iyi company yitwa Zoom murayizi mwese ko ari company ikora bya video conferencing. Kora ko nabonaga yuko iyi company igiye gukora ko abantu bose bakoreraga mu rugo ku bintu byo gutelefona n'ama video. Naguze icyo gihe stock imwe amadolari 161. Ubu ngubu tuvugana turi tariki zingahe ejo? Turi tariki 21 z'ukwezi kwa 10. Ni ukuvuga ngo nyuma y'amezi atandatu iyi stock igeze kuri 551. 551. Ni ukuvuga ngo amafaranga nashizemo yikunyishura 3. Kandi nubona sinigeze nkorera Zoom. Ntabwo ndi umukozi wa Zoom. Nta kintu nigeze marira Zoom na kimwe. Nararyamye ndasinzira ndaryama ndabyuka ndasinzira ndarya amafaranga arakomeza azamuka. Iki ngiki ni kintu twita passive income cyangwa se investment income. Uvuga ngo amafaranga ava muri investment. Uba warashoye amafaranga hanyuma ukicarira. Hanyuma uyu munsi hari ama investment atatu numva shaka tuganira. Hari salary income. Yanga hano umushahara ugenda ugakora bakaguha amafaranga. Nuvuga ngo utakoze ngo biri cyuya nta mafaranga ubona. Hanyuma kazi indi type ya kabiri ya income, ingi ni business cyangwa se profit income. Ingi ugomba gutangira ka business ugashakisha skills ufite ugatangiza ka business. Nuvuga ngo ugakora kigihe ahangaha naho amafaranga ubonye nka income ave muri profit. Hanyuma rero income nziza ya mbere yitwa passive income. Ingi ushobora kugura nka stock nkuko nababwiye, ushobora kugura bonds, ushobora kugura index funds, ushobora kugura inzu, real estate. Hanyuma ukazishira hariya zikinjiza amafaranga usinziriye. Ibi rero ni ibintu mugomba kumenya. Mu ishuri ntabwo tubyiga ndetse tunakora ntabwo babitwigishije. Kubera yuko twakoze batubwira ngo ugenda wige numara kwiga ugenda ushaka akazi keza ujye ukora hanyuma ubone umushahara. Ntabwo tugeze twigishwa, ntabwo tugeze dushirwaho mu mutwe kugira a business income cyangwa se an investment cyangwa passive income. Nuvuga ngo rero ibingi bidashaka umutangira ko gibaza ukuntu ushobora gushira amafaranga ahantu ukicarira hanyuma akakubyarira yandi. Nuvuga ngo rusha niba ushaka kurikina video yose kuri ibi bintu nabikoze nkabisobanura ndetse n'ukuntu nubwo bukora amafaranga makeya ushobora kugenda vuba gahoro ujya muri business income ukarangiza muri investment income. Urebe iyi video yose ngishize hano uyirangize nabisobanura mu buryo burambuye. Bye ndabakunda. Niba rero wakunze aka video kagufi kubwenge ushobora kukabona kose karambuye kuri link turi buze gushiraho hano cyangwa se ukajya kuba VIP TV kuri YouTube cyangwa se niba ufite Facebook cyangwa na Instagram ugasura VIP TV page. Hanyuma rero niba uri umuntu ukora ibiganiro nk'ibi byo kwiteza imbere business ndetse na entrepreneurship dusure ndetse no kuri website yacu www.gailkaromba.com. Hanyuma ntibibagirwe to like and share. Bye.